ko wazanye igihe uba wumva kuba mwiza birenze, kamubwire bibi byo kuba mwiza. Burya kuba mwiza nabyo bizanana n'ibindi bibazo. Cya mbere, guhora wumva ushaka ko buri gihe waba usa neza, uri perfect, nta nenge n'imwe ufite, ntabwo byakunda. Asanga niba ubyutse ufite igiheri ukumva kurakuriye, ati wapfuka ukumva ni ibibazo. No, ikirenze nuko isi yose abakureba nabo baba bari kubwira ati uyu munsi byagenze gute ko wazanye igiheri, mbese bakabikwibutsa. Ugasanga guhora wiyitaho byabaye akazi uhoraho, na break baguha. Iyo uri mwiza kubera abantu benshi baba bakwirukanyira, ntunamenya no guhitamo uwo mukunzi. Ugasanga rimwe na rimwe uhisemo utari uwa nyawe, ubuzima bwawe bukangirika. Ikindi gikunda kuba ku bakobwa beza, talent yabo irirengagizwa, akazi bakora kakirengagizwa. Abantu bakumva ko gusa kuba ngo ari beza aribyo biri kubinjiriza. Wenda ni umukobwa w'umunyabwenge uzi gukora, ariko icyo kintu sosiyete ikakima amatwi, ukumva ko ubwo bwiza bwawe ari ryo turufu urisha. Nanone ugasanga winyuriye ahantu bakumva ko uri gukurura attention. Ibyo byose bituma stress zikubana nyinshi, mukagira anxiety. N'igihe wumva udashaka kujya mu bantu, ushobora kuzakura depression, uragahinda gakabi. Ubwiza bushobora kugufungurira imiryango, ariko nanone bushobora kukubera inzitizi, bigatuma utagera kure wifuzaga. Imyitwarire yawe, ubumenyi ufite, ubugwaneza, nibyo by'ingenzi cyane kurenza uko ugaragara inyuma. Ushize twavuze kuri beauty privilege, no kujya kuri YouTube urebe noneho n'ibibi byabyo.